Muraho neza nanone ni Key Property Rwanda nk'ibisanzwe njyewe nitwa Kelsey. Uyu munsi rero turi i Kanombe hafi neza y'ibitaro, byatwara iminota 2 yonyine uvuye ku bitaro ugera hano cyangwa se uvuye hano ugera ku bitaro. Murumva rero ko atari na kure y'umuhanda principal. Rero uyu munsi dufite inzu nziza nini igezweho isa neza pe, y'ibyumba 4, dushe 3, salo, saramanje, igikoni cyiza kigezweho, annex zo hanze, parking nziza nini ihagije yajyamo imodoka 2. Parking rero nini yajyamo imodoka 2 zibaye ari imodoka nini, zaba ari imodoka ntoya hakajyamo imodoka 3 zonyine. Iyi nzu rero ikaba ifite ubuso bungana na 450. Murumva ko ari nini cyane yisanzuye bihagije. Ikaba rero iri kugurishwa miliyoni 120, ariko igitangaje hakaba harimo n'ibiganiro. Muze rero dutemberane turebe ubwiza inzu yacu ifite. Inzu yacu iri ahantu heza, hatari ahantu ha yonyine, hafite n'abaturanyi. Mbega iri ahantu heza utavuga ko wagize irungu cyangwa se wabuze ugutabara kubera ko waba utuye ahantu ha wenyine. Tukinjira rero aha ni muri parikingi, nk'uko mubibona, murabona ko ari parikingi nini ihagije rwose. Nk'uko nabibabwiye, byoroshye kuyikorera isuku, yajyamo imodoka 3 ntoya, ikaba yajyamo imodoka 2 zibaye ari nini. Aha tukaba tuhafite jaride, murabona ko ari jaride nini yisanzuye rwose, ushobora wowe ubwawe no gukuramo aya mabuye ukaba wateramo pasiparume, ariko nuko irasa neza rwose pe. Amavaze hano kuri uru ruhande, murabona ko inzu yacu nta kintu na kimwe ibura. Ibaze niba hano ari kuri parikingi, mumbwire ngo mo imbere ho bimeze bite. Mureke dukomeze tujyane dutemberane. Dukomeje rero mu nzu mo imbere, duhita tukinjira duhingukira kuri bariko yo kuri salo. Murabona ko ni bariko nziza yisanzuye nini ihagije, urukuta rwiza hano ushobora gufatiraho ifoto mu gihe wagize nk'abashyitsi cyangwa se nawe ubwawe. Ni bariko yajya mu bwoko ubwo aribwo bwose bw'intebe zo kuri bariko, parafo nziza, amatara meza, murabona ko ari ibintu byiza. Dukomeje rero tukinjira duhingukira muri salo, salo nziza nini yisanzuye, ntatinya kuvuga ko ari salo igezweho. Murabona ko ifite parafo nziza, amatara meza agezweho, murabona ko ari ibintu byiza cyane. Kuri uru ruhande hakaba hari TV stand ifite irange cyangwa se ibara ry'akataraboneka. Murabona ko ni ibintu byiza bisa neza, aho ushobora gushyira indabo kuri uru ruhande, ndetse n'aha hari aho washyira indabo, umwanya wo gushyiramo amafoto y'umuryango cyangwa se andi wowe ukunze ku ruhande rwawe, cyangwa se ukanabireka gutya kuko nuko bimeze harasa neza. Tuvuye hano rero duhita tugera muri salamanje. Murabona ko ari salamanje nini rwose ihagije, isa neza, nayo igezweho, amatara meza, parafo nziza igezweho. Murabona ko bisa neza cyane. Kuri uru ruhande tukaba dufite ahantu ho gukarabira, ntababeshye wahita wifuza gukaraba ako kanya bitewe n'ukuntu hasa. Murabona isuku, hafite miruwari yo kwireberamo, murabona ko ni ibintu byiza cyane. Tuvuye hano rero kuri uru ruhande hari ahategurirwa ibyo kurya tuzana muri ya salamanje yacu. Wow, igikoni cyiza cyane rwose, kinini, kigezweho, cyisanzuye,
mushobora no kugikoresha muri babiri ntihagire ubangamira undi. Murebe utubati dufite uyu munsi, dufite amabara meza, design nziza, wow, ni tunini turisanzuye pe. Aha ushobora kubikamo ibikoresho byawe, aho ushobora kogereza ibyombo, umwanya wo gushyiramo kwiziniyeri, umwanya wo gushyiramo firigo. Murabona ko ni ibintu byiza cyane mu gihe umaze guteka ugatereka ibyo kurya byawe hano bikakorohera kubijyana muri salamanje. Murabona ko ni ibintu byiza cyane. Niba hano hameze gutya, ibyumba byo bimeze bite? Mureke rero dutangire tunarebane ibyumba ukuntu bimeze. Tugiye guhera ku cyumba cya mbere twakita nk'icy'abashyitsi. Iki cyumba kiri ahantu heza, kiberewe no kurarwamo rwose pe n'abashyitsi. Uri muri iki cyumba ureba view ya Kigali, ureba aha mu baturanyi karitsiye piriya, ni ibintu byiza bisa neza. Iki cyumba rero kikaba cyihariye ku bwogero cyangwa se dushe. Murabona ko ari dushe ihagije, ifite amazi yo hejuru, tuwarete, aho gukarabira, ni ibintu byiza cyane. Tuvuye rero kuri iki cyumba, mureke tunajyane turebe icyumba kinini cy'inzu, cyangwa se aba ari cyo duheraho. Muze tujyane. Kwinjira muri chambre principale, aha hari umwanya wa dushe. Ni dushe nini pe, ni nini, irisanzuye nk'uko mubibona. Aya ni amazi yo hejuru, tuwarete, aho kwiborosereza. Murabona ko bihanye distance nini ihagije, bihanye umwanya pe. Aha ushobora kuhashyira udukoresho twawe, akabati ko gushyiramo ibikoresho bindi byo muri dushe. Murabona ko harisanzuye. Mwibaze niba dushe ingana uku, icyumba ubwo kingana gute, kimeze gute? Icyumba cyiza rwose kinini cyo kuraramo. Murabona ko ni ibintu byiza cyane, ni icyumba cyisanzuye. Aha ku mutwe w'igitanda murabona ko hari aho kuzimiriza itara atari ngombwa kubyuka, umwanya wo gushyiramo nk'ifoto, indabo se byaterwa nuko wowe ubikunda. Umwanya hano wo gushyiraho imyenda, garderobe nziza nini igezweho isa neza. Murabona ukuntu ingana, ni garderobe nini rwose ihagije. Ntago hano wapfa kubona ibintu byuzuyemo. Kuri uru ruhande kandi naho hari aho gushyira televiziyo. Ugisohoka rero mu cyumba kinini, aha hari bariko y'icyumba cyacu. Murabona ko nayo ni bariko nini yisanzuye. Wicaye hano uba ureba view y'umujyi wa Kigali. Murabona ko ni ibintu byiza, ni ahantu heza rwose nakwifuriza gutura. Rero tuvuye hano tugiye gusubira mu nzu mo imbere, turebe ibindi byumba bibiri bisigaye kugira ngo ibyumba bine inzu yacu ifite byuzure. Ahandi ho dufite ibyumba bibiri ariko bihuje dushe na tuwarete. Kuri uru ruhande tuhafite icyumba cya mbere. Murabona ko ari icyumba kinini cyisanzuye rwose gihagije. Inzu yacu ifite ibyumba bihagije, ntabwo ifite ibyumba bisondetse. Kuri uru ruhande narwo hari ikindi cyumba, murabona ko ari kinini gihagije, nacyo kirisanzuye rwose. Ibi byumba rero uko ari bibiri bikaba bisangiye dushe. Murabona ko ari dushe nini ihagije koko, nk'isangiwe n'ibyumba bibiri, amazi yo hejuru, tuwarete, aho gushyira urupapuro rw'isuku, aho kwiborosereza cyangwa se koga mu maso bitewe n'ukuntu wowe ubishaka. Nk'uko rero tumajije kureba hano mu nzu imbere, dukomezanye no hanze turebe ama anegisi ahari, nayo uko byagenda kose ni meza. Ugisohoka hari bariko yo mu gikari. Murabona ko nayo ni nini irahagije. Kuri uru ruhande tukaba tuhafite dushe na tuwarete byo hanze. Hejuru yaho hakaba hari ikigega cy'amazi. Kuri uru ruhande kandi tukaba tuhafite inzu y'umuntu udufasha imirimo yo mu rugo. Murabona ko ni nini, nayo irahagije rwose. Hanyuma nyuma y'ibi ngibi nabyo ntabwo twakwibagirwa igikoni cyo hanze.
ni igikoni cyiza kinini gifite isuku, ushobora gutekeraho ubwoko bw'ibyo kurya bitatu butandukanye, sitoke kuri uru ruhande muri iki gikoni cyacu. Nyuma hano hari aho kogereza ibyombo, murabona ko ni ahantu heza hanini, igice cyo kwanikamo imyenda, ahangaha hasi murabona ko hahagije, wahafurira, wahakorera ibintu byose kandi binoroshye kuba wahakorera isuku. Kubirebera hamwe tubonye ko inzu yacu ni nini, ni nziza pe, ni nziza rwose, ikaba ifite rero ibyumba 4, dushe 3, salo, saramanje ndetse n'igikoni cyiza kigezweho, parikingi yajyamo imodoka 2, zibaye ari imodoka nini, imodoka 3, zibaye ari imodoka ntoya. Kuva hano rero ugera ku bitaro ni iminota 2 yonyine. Rero iyi nzu yacu ikaba iri ku buso bungana na 450, murumva ko ni inzu nini ifite n'ikibanza kinini cyisanzuye, ikaba iri kugurishwa $120,000 zonyine, ariko ikirenze kuri ibyo hakazamo n'ibiganiro. Nakifuriza rero ko aha haba iwawe. Mwakoze cyane kubana natwe.